umenye inkuru yihishe inyuma y'iyo ndirimbo uri kumva nawe byagukora ku mutima. Ubundi iyi ndirimbo bayita Papa Ute, ikaba ari iy'umuhanzi bita Stromae. Amazina ye nyakuri bamwita Paul Van Haeva, akaba ari umunyarwanda ariko wavukiye mu gihugu cy'Ububiligi. Iyi ndirimbo yasohotse kuri album bita Racine Carrière, ikaba yarasohotse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu 2013. Ariko indirimbo yo yari yararikodinzwe mu 2012. Ubundi audio ya nyayo ifite iminota 3 n'amasegonda 53, ikaba iri mu njyana ya Eurodance. Ubundi iyi ndirimbo yanditswe n'umugabo bita Stromae ari we nyirayo, akaba yaranditswe nanone n'umugabo bita Dizman Jeki ndetse n'uwo bita Irony Otinyi. Iyi ndirimbo yasohotse video yayo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2013, nibwo yageze kuri YouTube ifite video. Iyi ndirimbo yayobowe n'umugabo bita Rafu Rainijeni, ndetse ikaba script yawe cyangwa se uburyo video izagenda byaranditswe n'uwo bita Coralia Baribeya, akaba ari n'umugore wa Stromae, ndetse n'uwo bita Rafu Rainijeni ari we wayoboye video ndetse na nyirayo Stromae. Abantu mubonamo cyangwa se abadencers mubonamo harimo Stromae aba ari kwikina ari umugabo, akaba n'uwo bita Carl Ruben Noel ukina ari umwana, ndetse akaza n'undi bita Taz Ace Willis aba ari kubyina. Ubundi iyi ndirimbo choreography yayo yakozwe n'uwo bita Morio Moti. Bumve ko iyi ndirimbo yaciye agahigo ku buryo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abantu barenga miliyari na miliyoni 200. Ubundi story ya nyayo navugaga yihishe inyuma y'iyi ndirimbo nuko uyu muhanzi iyi ndirimbo yayanditse avuga ngo papa urihe cyangwa se Papa Ute mu rurimi rw'igifaransa. Iyi ndirimbo rero yayanditse yashaka gutanga ubutumwa bwa papa we wishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo abantu benshi batazi nuko uyu mugabo Stromae ari umunyarwanda wari kuwavukiye mu Bubiligi, hanyuma se akagaruka mu Rwanda aje gusura umuryango, jenoside ikaza kuba ari hari, bikaza gutuma nawe yicirwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa iyi ndirimbo nyine yaje gukomeza gukoreshwa n'abantu benshi bagiye babura ababyeyi babo, cyane cyane ab'abapapa bavuga ati papa urihe cyangwa se Papa Ute, biza gukoreshwa cyane. Mureke rero nk'abanyarwanda bunze ubumwe kandi bafite intumbero imwe yo kubaka u Rwanda twifuza, dukomeze kuzirikana abazize jenoside yakorewe Abatutsi ndetse tunafata mu mugongo abarokotse.